nongeye kubasuhuza banyarwandakazi mwebwe tubana kuri YouTube channel yacu ya Twidagadure Show. Ni YouTube channel yitwa Twidagadure TV Show ibagezaho amakuru kugenda acicikana hirya no hino, haba amakuru yo muri show busy, haba ayo muri politike, amakuru ari kugenda acicikana atambuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Mba nayabazaniye n'amakuru abatari ivumbi, rero mba ngira ngo nawe mugezeho uko ngiye biba byandenze. Akenshi amakuru mba mbazaniye nuko mbona ari amakuru buri wese akwiriye kumenya, ndetse akwiriye kwitaho akumva ndetse akanabimenya. By'umwihariko mbazaniye uyu munsi rero na amakuru avuga kandi abuza abahungu bagenda bakora ibintu bitemewe. Namwe mwumviye inkuru irabatera impuhwe kandi murakora muririnda kuzagerwaho n'ibibazo byabaye kuri uyu mugabo. Ngewe wumva nitwa Claude nk'ibisanzwe, iyi ni Twidagadure TV Show. Nubwo iyi nkuru atari yo kwidagadura gusa, nyine ni amakuru mba ngira ngo mbahereze. Nakomeje kubabwira ko mu bapasiteri 100 ushobora gusangamo amabandi, kandi no mu mabandi 100 ushobora gusangamo abavugabutumwa, ugasangamo abapasiteri ku buryo butarubyiteze wumva ko ari amabandi, ariko ugasangamo n'abantu bazima. Kimwe nuko rero n'aya makuru mbazani ushobora gusanga amakuru y'ingenzi kuri wowe, amakuru mazima, amakuru ukwiriye kumva, amakuru yakwigisha. Ngiye ni isomo mba nshaka gutanga basore bagenzi banjye. Rero iyi nkuru iransekeje ariko nanone iranambabaza ku rundi ruhande. Ngewe rero nitwa Claude, nawe ugeze hano bwa mbere tuguhaye ikaze kandi mwifurije amahirwe n'umugisha rero uturuka ku Mana Nyagasani kuri Rurema. kandi noneho ngira ngo kanda subscribe ujye ubona amakuru agezweho wowe ugeze hano bwa mbere, kandi nawe tubana umunsi ku munsi. Like, share na comment, ntuzajye ubyibagirwa, bizajye biza biherekeje subscribe kuri wowe uje bwa mbere. Sibo Rurema Aimable w'imyaka 25 wigisha mu kigo cyangwa se wigisha mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza kuri GS Rurembo mu karere ka Nyamasheke. Ubwo yatangaga amasomo yatunguwe n'uwo bivugwa ko babyaranye amuzaniye uruhinja mu ishuri, kandi urwo ruhinja rwose yari umwana mutoya w'amezi 3. Ubwo nacaga hano ku kinyamakuru Umuseke, byantunguye nanjye ndavuga ati aya makuru kuyabahereza nacyo byantwara, ndavuga ati reka nyabagezeho. Rero ubwo uyu mugabo rero byamutunguye, akaba yifashe ku mutwe nk'uko ubibona, yifashe mu myanya ndangakumirwa, yumiwe imbere y'abanyeshuri. Rero umwarimu yazaniwe uruhinja rero n'uwo babyaranye, ariko kandi nago nawe twamushyigikira kuko niba ubyaye umwana kurikirana ubuzima bwe umumenye, kandi ujye umwitaho. nawe uri umubyeyi kuko ntabwo wamubyaye utamushaka, kandi niyo waba utamushaka igihe yaje uba ugomba gufata umwanzuro mu buzima w'umuntu w'umugabo. Sibomana Aimable rero, cyangwa se Amiel, ni Amiel ndeke kumwitiranya na Aimable w'imyaka 25. nawe ntabwo yari mukuru birumvikana, gusa nyine yagiye kubyara azi ko azamurera uyu mugabo. Rero ibi byabayeho ngo byabaye mu masaha 3 z'igitondo ku wa 5, ubwo ni ejo hashize ku wa 5 tariki 21 Gicurasi 2025 kuri GS Rurembo riherereye mu murenge wa Karambi, aho ndumva ari muri Nyamasheke. Umuyobozi rero w'iri shuri Nsengiyumva Aimable yabwiye bagenzi bacu ko kumvaho cyako batunguwe no kubona uwo mukobwa aza n'uruhinja. Batunguwe no kubona umukobwa aza n'uruhinja rero ubwo yazaga ku kigo aje gushaka amuteye inda. Birumvikana umukobwa nta nikosa afite, kuko niba umusore yaramuteye inda akasa nk'umuhunga, urumva ko bitari byiza. Uyu mukobwa we icyo yakoze cyari ikintu kizima, kuba aje gushaka se w'umwana. Wenda ikosa yakoze nuko yasize uwo mwana, ariko ubundi ntabwo tuba dukwiriye kugira ute kuba niba tubyaye twata abana twabyaye ngo kubera ngo
wenda ngo ubushobozi nk'ikiboya uba ugomba kujya gufata umwanzuro wo kujya kubyara ari uko hari icyo wagezeho cyangwa se wumva ko witeguye kuba papa kuko ushobora kubona unabaye papa. Ati abarimu bampamagaye bibaza ibibaye byari bibayobeye muri make, bambwiraga ko umukobwa yaje akarunguruka muri salle de profe, yandi twita salle de profe, ubwo ni salle y'abarimu nyine, agahita yigendera ari ubwa mbere bari bamubonye. Abarimu rero nibwo bwa mbere bari bamubonye kuri icyo kigo. Ubwo yaracigatiye uruhinja rero mu ntoki, ako kanya bamubona yaracigatiye uruhinja mu ntoki, ariko bibaza ibibaye, babona ko nyine ari nk'ibisanzwe, wenda ari umuntu uri kwitambukira, nabyo birashoboka. Ubwo rero ngo ntibabyitayeho, bagiraga ngo ni umuntu uje gushaka umuyobozi mu ishuri, kwa kundi uzi ukarunguruka babona uwo udashaka atarimo ukigendera, ariko n'uyu nawe byamugendekeye. Rero niko byagenze, yaje ararunguruka, abarimu bagira ngo wenda ari gushaka umuyobozi w'ikigo, kuko nyine babonye atinshi, ubwo babonye uwo yashakaga atamubonye. Ubwo rero yongeraho ko uwo mukobwa yamusanze mu ishuri, amuha uruhinja, maze ako kanya ahita yiruka arabura, ahise agenda arabura kuko umwana bamugejeje mu maboko ya se. Gusa ntabwo ari byiza abakobwa, ubwo wenda bari kwitabaza nk'ubuyobozi mu by'ukuri, ariko ntahite abigenza gutyo. Ati sinzi niba umukobwa yari yaje rero yabiteguye, yahise abura kuko yinjiye mu ishuri ararumuhereza, ati akira umwana wawe. Umwarimu aramwakira, nawe aramuterura, arangije nawe ubwo birumvikana ko yahise ayoberwa ibimubayeho. Naraje rero, ubona umwarimu wabivugaga, naraje nsanga yabuze uko yifata, nuko arufata kubera n'urusaku no kureka amasomo byahise bikurikiraho. Mugenzi we w'umwarimukazi ararumwaka, aba ari we uruterura, ubwo n'urwo ruhinja nyine birumvikana. Kuba mufatanye rero ku bufatanye n'ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'ushinzwe imibereho myiza mu murenge wa Karambi n'inzego z'umutekano bashakishije umukobwa aza kuboneka. Yabonetse rero. Byakurikiyeho ni mukande subscribe, like, share na comment, nabyo tuze kubivugaho mu kanya katarambiranye. Ngiye wumva nitwaga Claude, ubundi kanda subscribe, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ubwo ni kuri wowe ugeze hano bwa mbere, ndabakunda cyane, bye bye.